Amahoro amahoro bwoko bw'Imana God's people, ndabasuhuje cyane mugubwe neza aho muherereye hirya no hino ku isi, abari muri Afrika, Amerika, Asia, Europe. God's people muboneka Australia, impande n'impande mugubwe neza, amahoro y'Imana abe mu ruhande rwanyu. Ubasuza ni mugenzi wanyu Anastase Sibomana, ubwoko bw'Imana. N'ubundi turi kuri TV 1 twiga byinshi bitandukanye, tureba icyo twagagombye gukora mu gihe tukiri ku isi, tukiri kuri umubumbe w'isi. Niho uyu munsi turimo kurebera hamwe, n'ubundi turi kuri cya kiganiro cy'uruhererekane, turimo kurebera hamwe intego nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwa muntu kuri uyu mubumbe w'isi. Ariho twamaze kubona yuko kwiga ijambo ry'Imana biri mu ntego nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwa muntu kuri uyu mubumbe w'isi, kuko hanyuma yo kubyiga haba hariho ndetse no kubishyira mu bikorwa ndetse no kubimenyesha n'abandi. Rero ubwoko bw'Imana tuboneka hirya no hino ku isi kubw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu, kuko Yesu ubwo yamaraga gupfa amaze gucungura abantu, umwizeye wese abasha kuba ubwoko bw'Imana, ndetse umwizeye wese bikomoye ku isi yose, ntabwo hariho umupaka. Niyo mpamvu usanga ubwoko bw'Imana tuboneka hirya no hino ku isi. Ndetse ubwoko bw'Imana intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, ni ukumenyekanisha by'umwihariko inzira yo kurijya mu bwami bw'Imana. Turebere hamwe nyirizina ikiganiro uyu munsi tugiye kuganiraho, dusubiza kino kibazo kigira kiti: mbese gukora ibyiza nabyo biba mu byigwa? Mbese gukora ibyiza nabyo biba mu byigwa? Dufatikanirize hamwe. Yego, uri mushyashya kuri murongo wa Irera TV 1, dore ko buri munsi twiga Bibiliya kuri uyu murongo wa Irera TV 1, ndagusaba ngo ukande subscribe kugira ngo duhore twigana, tureba icy'ingenzi dukwiriye gukora no kubahiriza mu gihe tukiri kuri iyi si. Iminota tuhafite muri iyi si, amasaha tuhafite, iminsi tuhafite, amezi tuhafite, tubashe kuba dukora igikwiriye nk'uko Imana ibishaka. Ibyo nibyo twiga rero buri munsi kuri Irera TV 1. Yego, tugiye kurebera hamwe igisubizo cy'iki kibazo, ariko nawe wanyura muri comment ukaduha igisubizo ndetse ukatubwira icyo Bibiliya ibivugaho unyuze muri comment nyirizina. Tugiye kureba igisubizo cy'iki kibazo kigira kiti: mbese gukora ibyiza nabyo biba mu byigwa? Gukora ibyiza nabyo biba mu byigwa? Ese gukora neza birigwa? Tugiye kureba iki gisubizo nyirizina, nawe kandi udufasha. Niho turasanga mu buhanuzi bwa Yesaya igice cya mbere umurongo wa 17 haragira hati: mwige gukora neza, mushake imanza zitabera, murenganure abarengana, mucire imfubyi urubanza, muburanire abapfakazi. Iki cy'ijambo ry'Imana ribikomojeho cyangwa ribivuzeho cyangwa rishimangiye, dore ko kuri Irera TV 1 ego twifashisha igitabo cya Bibiliya, twifashisha igitabo cya Bibiliya kugira ngo tubashe gukora igikwiriye nk'uko Imana ibishaka. Niho dusanze n'ubundi gukora neza byigwa. Niho ijambo ritweretse ngo mwige gukora neza. Gukora neza biraza kwigwa, kuko ntabwo uri buze gukora icyiza utakizi. Icyiza uraza kugikora kuko wasobanukiwe icyiza n'ikibi, kugira ngo ikibuze kukireka ahubwo ukora icyiza. Rero gukora neza nabyo birigwa. Ni ugushaka buryo ki, mbese Imana ishaka yuko dukwiye gukora mu buhe buryo. Iyo ukoze icyo Imana ishaka nibwo uba ukoze icyiza. Byumvikane, hari icyo ukoze uwo byitirira ko ari icyiza ariko kinyuranye n'icy'Imana yita icyiza, icyo gihe ntabwo waba uri mu murongo wo gukora ibyiza. Ahubwo menya icyiza Imana yise icyiza, menya icyo Imana yita cyiza kugira ngo abe ari cyo ukora, kugira ngo bigaragare ko cyangwa bihuze n'uko wowe uraza kuba ukoze icyiza. Ariko nuza gukora icyo wita wowe cyiza ariko Imana itacyita cyiza, ntabwo uraba ukoze icyiza. Bishatse kuvuga iki? Shaka icy'Imana, menya, iga ijambo ry'Imana, umenye icy'Imana yita cyiza kugira ngo abe ari cyo ukora. Kuko nukora ikinyuranye n'icy'Imana yita cyiza, uraba uri mu buyobe, uraba uri mu kinyoma, ntabwo uraba uri mu kuri kw'ijambo ry'Imana.
rero nk'ubwoko bw'Imana nka God's people, icyo tuzakora kandi cyiza ni uko kizaba kiri mu bushake bw'Imana cyangwa ari cyo Imana yita cyiza. Ijambo ry'Imana muri Yesaya, mu buhanuzi bwa Yesaya igice cya 1 umurongo wa 17 niho hatubwiye ngo mwige gukora neza. Mwige gukora neza. Gukora neza birigwa. Iby'Imana yita byiza kugira ngo abe ari byo ukora. Ijambo rikomeza rigira riti mushake imanza zitabera. Mushake imanza zitabera hatariho kugoreka, murenganura abarengana, mucire imfubyi urubanza, muburanire abapfakazi. Ijambo ry'Imana ntacyo ryadukinze, nta n'icyo riduhisha, ahubwo ikibura ni ukugira ngo wige, ni ukugira ngo twige ijambo ry'Imana, tubashe kumenya igikwiriye dukwiriye gukora. Rero niho usanga n'ubundi kwiga ijambo ry'Imana biri mu ntego nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwa muntu kuri uyu mubumbe w'isi. Kwiga ijambo ry'Imana nibyo biratumenyesha icyo dukwiriye gukora nyirizina. Rero ndabashimiye cyane, dukangurira nawe mushyashya kuri uyu murongo wa Irera TV1, kanda subscribe mu gihe aribwo ugeze kuri uyu murongo wa Irera TV1, kandi nawe utarayikanda ni byiza yuko uyikanda kugira ngo duhorane buri munsi icy'ingenzi kitaza kugucika, cyangwa iby'agaciro kuri twe ndetse kuri twe, ngewe namwe, ngewe nawe, bitaducika kandi bizabashe no kugirira agaciro na bagenzi bacu ndetse n'abazadukomokaho tubibamenyesha. Rero nyirizina tubonye igisubizo cy'uko kuri kino kibazo twavuga ngo mbese gukora ibyiza nabyo biba mu byigwa. Yego, birigwa, biba mu byigwa. Ni byiza rero yuko duhorana, dore ubwoko bw'Imana buri gihe buri hantu, kuri buri gikorwa doza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Niho usanga ikintu umuntu aharira igihe kirekire mu buzima bwe, agatanga imbaraga n'ubutunzi ku bw'intego y'icyo kintu. Icyo kintu niyo Mana ye, cyangwa icyo kintu kiraza guhishura Imana ye nyirizina. Yego, ndabashimiye rero, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bibane namwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu umwami wacu. Murakoze cyane.